data we ayiwe Yesu. Nyakubahwa mushyitsi mukuru munyemerere kandi mbanze nshimire leta y'igihugu cyacu yatekereje ko uyu munsi akarere kacu ka Kayonza twaza kwizihirizamo uyu munsi. Icyo nari ngiye kuvuga ku buhamya bwanjye bwite, ariko muri rusange mvuga no ku karere kacu ka Kayonza kuko ndi umunyakayonza. Igihugu cyacu cyiza gifite umuco nyarwanda ndetse umuco wacu tujya dukomeraho ndetse tukawushingiraho cyane ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda. Kuri uyu munsi ngiye kuvuga ku bijyanye n'ubuhamya bwanjye ariko bwagiriye akamaro abanyakayonza benshi. Ngewe nk'umuturage wa Kayonza mu mwaka wa 2019 igihugu cy'u Rwanda cyangiriye icyizere kinyohereza mu gihugu cya Korea y'Epfo kwiga ibijyanye n'ubuhinzi ndetse niga igihingwa cy'umuceri. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ntabwo nabaye ikigwaye, nagiye ndiga koko ndetse amasomo ndayafata neza. Ntashye mu gihugu cyanjye cyambyaye ngeze i Kayonza, nigisha abahinzi bagera ku 4,000 guhinga neza igihingwa cy'umuceri kugira ngo abanyakayonza igihugu cy'u Rwanda rwacu twe kugira abantu badafite ibyo kurya ndetse badafite amafaranga. Njye nk'umuturage wa Kayonza nagiye kwiga igishanga cya Rwinkwavu cyaramaze gutunganywa ariko kidafite umusaruro uhagije. Najyanye n'abakozi ba Minagri ndetse njyana n'abahinzi bandi bagera kuri 20, ariko muri Kayonza twahagurutse turi abahinzi 2, turagenda turiga turafata turaza turigisha. Nubwo bari baradutunganyirije igishanga ariko nta bumenyi twari dufite, twarahingaga kuri hegitari imwe havagaho toni imwe, toni n'igice, ndetse ikaba itarifitiye akamaro abanyakayonza ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nk'umuturage wa Kayonza rero leta yacu nziza yatekerejeho ikavuga ati ubwenge bwawe ufite buzagirira akamaro igihugu cyacu ndetse n'akarere kacu. Maze kuvayo nigishije abaturage 4,000, ubu hegitari imwe isigaye yera toni 5 n'igice. Urumva ko abanyakayonza turi ku isonga mu kwihaza mu biribwa. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ndahangaha ntanga ubuhamya kuko nagiyeyo 2016 nari nabaye umupfakazi nsigaranye abana bakeneye kwiga kandi bagahabwa iby'ibanze. Nta kaboko nasabye, nta na leta nasabye. Nkimara kwiga naraje niteza imbere, abana banjye bose barize, ubu ngubu bari mu kigero gikwiriye cy'uko basoje kwiga kubera ubwenge igihugu cyacu cyanyigishije. Nshima rero ko leta yacu ari nziza, ubu ngubu turahinga tukeza kubera ubwenge igihugu cyatwigishije. Nkomaze gato ku muganura, ubu koperative natwe Kayonza turi mu makoperative yaganuza akarere kacu, yaganuza igihugu cyacu, ndetse umusaruro tweza utunga igihugu muri rusange ukaba wagezwa no mu mahanga, kuko inganda nziza iyo ziwutunganyije umusaruro w'igihingwa cy'umuceri, umusaruro ukomoka mu gishanga cya Rwinkwavu aricyo gihuriraho Rwinkwavu, Murama, Mwiri ndetse na Gahini, uwo musaruro ni mwiza cyane ku isoko mpuzamahanga. Rero nyakubahwa mushyitsi mukuru, igihugu cyacu ni igihugu cyiza. Hari umuhanzi wavuze ngo nishimiye kuba umunyarwanda, nanjye ubwanjye ndishimira kuba umunyarwandakazi kuko igihugu cyacu cyitaye ku munyarwanda kurusha n'imahanga uko yita ku bene gihugu. Ndashima cyane nyakubahwa perezida wa repubulika wafashe iya mbere yo gushyira uburinganire n'ubwuzuzanye ku banyarwanda. Iyo ataza kubushyiraho ntabwo umusaruro wanjye ku gihugu wari kuboneka, ariko ubu ngubu ndi umunyarwandakazi witeje imbere kandi urubyaro rwanjye n'umuryango wanjye bantezeho byinshi kandi ndabibakemurira ntenze gusaba ahandi. Ubwo rero nyakubahwa perezida wa repubulika, niyo mpamvu hari umuhanzi wongera aravuga ngo asa n'uwavuye mu ijuru. Ngenda bihamya neza ko yavuye mu ijuru yoherejwe n'Imana kugira ngo yuhagire abanyarwanda kandi atugeze ku cyo twifuje kugeraho.
niyo mpamvu rero ndaha kugira ngo nshimire uyu munsi mwiza igihugu cyatekereje kuzana Kayonza, natwe abanyakayonza tunezezwe nuko twishimiye kuba abanyarwanda. Turi abanyarwanda rero badasabiriza, turi abanyarwanda baganiza abandi. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, niyo mpamvu uyu munsi mwaje hano. Nta byinshi byo kuvuga mfite, ibyo ngibyo byonyine birahagije kuba nariteje imbere kandi nkaba narafashije abandi benshi kwiteza imbere. Imana ibahe umugisha. Murakoze.